Umubyeyi rero amaze kubona yuko umugabo we afunzwe, yabonye ko nta kindi cyo gukora, nawe ashaka uburyo yajya gushaka amafaranga. Aratekereza abona ko bitoroshye, ashaka uburyo yabona amafaranga 50,000, nayo ayagujije, noneho aragenda agura agataro, ajya hano muri Nyabugogo, arangura imbuto ashyira ku gataro, atangira kuzitembereza, agenda nawe azigurisha ku bantu bagiye batandukanye. Byarangiye rero uyu mubyeyi bamujyanye baramufunga, noneho rero ubuyobozi bw'inzego z'ibanze aho yari atuye, hashizemo iminsi igera muri 5, batangira kumva umunuko utunguka uva mu nzu uno mubyeyi yabagamo. Reka nongere mbasuhuze nshuti bakunze mudukurikira hano ku Ivuko Live aho mwerere hose, yaba mwebwe muri mu Rwanda ndetse namwe muri hanze y'u Rwanda, mwese reka nkomeze kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni skandali yabaye ku itariki 22 z'uku kwezi kwa munani mu mwaka 2026, ubwo mu mujyi wa Kigali hagaragaye abazunguzayi ndetse by'umwihariko n'imodoka y'abanyerondo barwana inkundura iteye ubwoba. Ibyo byatangiye ubwo imodoka y'abanyerondo yari ifashe umuzunguzayi, bakamuterura bakamunaga mu modoka ngo mu buryo ngo bwamubabaje cyane. Noneho rero bagenzi be by'umwihariko n'abandi bose bari hano mu mujyi wa Kigali ariko basanzwe bawubamo n'ubundi bawukoreramo, by'umwihariko abakarani, baza kurakazwa n'uburyo bano banyerondo bafashe mugenzi wabo w'umuzunguzayi bakamunaga mu modoka nk'abajugunyamo umufuka w'amakara. Icyo nicyo cyatumye mubona video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza abaturage by'umwihariko abakarani, abazunguzayi batera amabuye ino modoka y'abanyerondo, ndetse bikaza gutuma n'umujyi wa Kigali umenya ino skandali yabaye muri gare ya Nyabugogo. By'umwihariko umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine akaza gutangariza itangazamakuru yuko bari buze gukurikirana icyo kibazo cyose uko cyagenze, ngo ndetse uwaba ubiri inyuma uwakoze ayo makosa akaba yabihanirwa. Ariko nanone yongeramo irindi jambo rivuga yuko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahashye ikijyanye n'umuzunguzayi muri uno mujyi wa Kigali. Rero ku munsi w'ejo tariki 23 ahagana ku mugoroba, nibwo umujyi wa Kigali waje gusohora itangazo uvuga yuko wataye muri yombi bamwe mu batangije kino gikorwa cyo gutera amabuye bano banyerondo. Reka wenda mbasomere rino tangazo kugira ngo turyumve neza. Kigali City, City of Kigali, muraho neza, turabamenyesha ko hamaze gutabwa muri yombi abantu 5 bakekwaho kuba barayoboye abandi mu rugomo rwakorewe abashinzwe umutekano i Nyabugogo ku munsi w'ejo, kandi iperereza rirakomeje. Ubwo rino tangazo kuko yaryanditse ejo, ubwo yavugaga ibyabaye ku itariki 22. Akomeza agira ati, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burongera kwibutsa abantu bose ko bitemewe gusagarira abashinzwe umutekano abari bo bose igihe bari mu kazi kabo. Asoza agira ati, twese hamwe tujyane twimakaze umutekano muri Kigali yacu. Rero ikijyanye no kuvuga hano nyine ko nta muntu wemerewe gusagarira inzego zishinzwe umutekano izo arizo zose, kuko birashoboka yuko uyishinzwe umutekano yaba ari na mugenzi wawe mubana mu gipangu ndetse umurusha n'ubushobozi, ariko iyo ageze mu kazi akambara uriya mwambaro aba yahawe ubundi budahangarwa, ndetse uba ukwiye kubaha uriya mwambaro cyane kuruta uko uri kumwubaha, kuko uriya mwambaro niwo umuzamurira amapeti. Ari nayo mpamvu iyo umusagariye ntabwo byitwa yuko wasagariye umuntu mugenzi wawe, ahubwo uba warwanyije inzego. Ariko nyine muri bino bintu nabonye umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine, abaturage cyane cyane muri comment bari kugenda batanga kwa bino biganiro, bari kumugaragaza yuko ari umuntu ngo ugira kwishongora, ndetse no kuba atakemura ikibazo mu buryo bwo kunegosiya, ahubwo azameze nkaho aje gukandagira hejuru y'abantu. Ndagira ngo wenda mbere yuko nkomeza n'iyi nkuru babwire indi nkuru yigeze kubaho nanone hano mu mujyi wa Kigali ku muzunguzayi nawe wafashwe akajya gufungwa
asize aryamishije umwana mu rugo, ndetse umwana agapfira mu nzu kugeza ubwo abaturanyi bumvishe umunuko uri gusohoka mu nzu n'umubyeyi yabagamo, baza kwegera aho bareba bagasanga umwana yamaze gupfa. Uti rero byagenze bite? Byatangiye n'ubundi uno mubyeyi yabanaga n'umugabo we, ariko umugabo we aza gukora nyine dega, arafungwa. Yari umukarani, aza gukora dega arafungwa nyine muri cya gihe bataraca zino nzoga z'ibyuma. Bamaze kuzinywa arwana na bagenzi be, birangira bagiye gufungwa. Umugore rero nk'umuntu wari waramenyereye n'ubundi ko umugabo ari bujye mu kazi agahaha akazana ibyo kurya akishyura inzu, yari ari mu rugo nyine yumva ko ibyo ntacyo bitwaye, ari kwita ku mwana akabona yuko n'ubundi bari bafite umwana mutoya. Umubyeyi rero amaze kubona yuko umugabo afunzwe, yabonye ko nta kindi cyo gukora, nawe ashaka uburyo yajya gushaka amafaranga. Aratekereza abona ko bitoroshye, ashaka uburyo yabona amafaranga 50,000, nayo ayagujije. None aragenda agura agataro, ajya hano muri Nyabugogo arangura imbuto ashyira ku gataro, atangira kuzitembereza, agenda nawe azigurisha ku bantu bagiye batandukanye. Yarafashwe rero nawe ajyanwa gufungwa, ariko agenda atakamba ati nasize umwana mu nzu, kandi nta wundi muntu uhari wamundeberera. Byiza mwambabarira nkagenda nkamukingurira nkamusigira umuturanyi, noneho mukanjyana mukajya kumfunga. Ibintu uyu mubyeyi kuko yatabazaga, urumva yuko byari ibintu koko bitari bushoboke yuko bari bumurekure cyangwa se ngo bari bumuherekeze bajye kumureba mu rugo ahatuye. Ariko nanone ushyizemo ubumuntu cyangwa se nawe ubaye uri umubyeyi, ukumva kuba umuntu umujyanye ahantu adashobora gutaha munsi y'igihe kiri mu kwezi, kandi yasize aryamishije umwana w'uruhinja mu nzu, nawe wakumva ko mu by'ukuri bino bintu wakabaye ubitekerezaho kabiri mu rwego rwo kurengera wa mwana wasigaye aryamye mu nzu. Byarangiye rero uyu mubyeyi bamujyanye baramufunga. Noneho rero ubuyobozi bw'inzego z'ibanze aho yari atuye, hashizemo iminsi igera muri 5, batangira kumva umunuko utunguka uva mu nzu uno mubyeyi yabagamo. Begera iyo nzu bumva ntibisanzwe, bagira ngo hari umubyeyi yaba yariyahuye. Barangije bica urugi, bagezemo basanga akana karapfuye, ndetse umubiri wako warashangutse, twa dusimba muzi rwose nyine umuntu agendana twaratangiye kumwataka, nyine umubiri warangiritse. Bakoze iperereza kugira ngo bamenye ahantu uyu mubyeyi yaba ari, bamenya neza yuko uyu mubyeyi yafashwe agafungwa. Bajya kuri gereza aho afungiye, basobanura ikibazo uko kimeze. Uyu mubyeyi baramureka ngo aze gushyingura umwana we, ariko asohoka mu gahinda gakomeye gateye ubwoba, ndetse agenda yanarakariye ubuyobozi yibaza ati abantu mbasobanurira ikibazo gihari, kandi nari nagiye gushaka amaramuko bitewe n'ikibazo nari nahuye nacyo cy'uko umugabo wanjye yafunzwe, bange kunyumva kugera ubwo umwana wanjye ahaburiye ubuzima. Uyu mubyeyi yararekuwe ajya mu buzima busanzwe n'ubundi nyuma yo gushyingura umwana we, ariko nanone wumve yuko kugeza na n'ubu agifite ihungabana, ku buryo iyo atekereje nyine abashinzwe umutekano abari bo bose, n'ubundi ahita yibuka bya bihe aza agasanga umwana we yarapfuye, bikamusubiza mu gahinda. Iyi nkuru rero mba nyigarutseho kugira ngo byibura n'abayobozi bacu bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo by'umujyi cyangwa se ibyemezo by'igikorwa runaka kigamijwe, bajye bibuka yuko hari rubanda rugufi rujya muri ibyo bikorwa, atari uko rwananiranye cyangwa se rwashatse kwigira ibigande, ahubwo nta bundi buryo buhari, ariyo nzira yonyine yari asigaranye. Kuko wakwibaza uti ese ubundi uyu muntu wirirwa wikoreye agataro akazengurukana, we aba ananiwe kwicara hamwe ngo acuruze yicaye, atiriwe azengurukana ibi bicuruzwa bye ku gataro? Mu yandi magambo ni amaburakindi aba yabuze ukundi abigenza. Rero munyemerere soreze hano ibiganiro byacu nakagaruka. Nabasobanuriye yuko umujyi wa Kigali wamaze gutangaza yuko 5 mu batangije ruriya rugomo rwo gutera amabuye abashinzwe umutekano batawe muri yombi. Izindi update turi buze kumenya ku bijyanye n'ino nkuru nazo turi buze kuzibagezaho, kuko hano ku Ivuko Live ndetse no ku Ivuko TV nicyo tuhabereye. Rero ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka
njye mwari kumwe na Rigadi Kwizera, turabakunda.